hasi ni kwaso twabihoresha mukagira ngo turi bicucu. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791240023. FM prend the mix. Mabuja bite? Meze bite ko mbona utambuka nkaho utatubonye? Isaha mwiriwe. Samugaruka inyuma gato yaje. Garuka inyuma hano gutya nabo wumva. Abacuruzi n'abandi buha. Abacuruzi n'abumva. Uyu ngura abona ari umugabo wawe? Nyine iki bikubone iki ngicyo cyane. Urareba ukabona ndi ku ishuri hano. Ku buryo nta kintu ushobora kubita wibwira. Nabitabye. None ibyo ufite byose ntabwo twirirwa tuvugana nawe byinshi. Zana ibyo ufite byose. Niga mfite se mu iki. Zana ibyo ufite byose ariko ntabwo wumva. Ariko bura kenshi umuntu yicaye ngize nti uyu muntu ari arakicaye urangije uramusuzugura. Niko. Ngo ntabwo bazi. Mwese n'ubwa mbere ubonye abantu afite imbunda. Iki se ni icyuma gifite imyumbati. cyangwa iyi n'ikaramu. Iyi ngiyi ikora iki? Ese mushaka iki? Zana ibyo bintu byose ufite. Uretse ko mvuye guhahira abana ndabibaho. Abana bose baraniba ngende mu bana bawe ngiye Bana bawe. Tugabana iki? Tugabana iki? Twafatanyije nawe guhaha. Cyangwa urashaka katabo. Ese ko tubona yangu harimo intumbi harimo iki? Narikiye abana ba. Cyo kurya se. Ese nyine kutarekura? Serekura cyangwa mbanze ubundi ubona hari bikintu umuntu abarimo shayi niko. Mubabarire. Ako wabanza nkakunyuzamo isasu. Wabanza nkakunyuzamo. Sinabibahaye mwambare nkigendera. Ujya hehe se? They say don't too much. Nabyo. N'amafaranga y'injyanye niyo nari mpahishije ibyo byose. Nta bintu ufite mu mifuka? Naje. Sigaranye. Ngaho ubwo ngize nti urabona ko ariko twebwe turi abana beza sibyo? Twebwe turakwambura twari tukakureka ukanigendera. Ariko abandi barabica. Ahubwo se iwanyu nta n'ibiryo bihari ngo tuze tujye kurya. Ngwiki? Hari iby'imbwa gusa. Uru rudamu se rucucu we. Uruhomera ubusuturunye n'imbwa. Ariko ubundi ni gute ubundi umudamu nkawe wifata sibyo? Warangiza ukaza kwihaye nta mukozi ugira. Ibintu watukuje. Mumbabarire. Nyine nta mukozi ugira. Adepirije. Mumbabarire. nyuma yo kukubabarira Turajyana ibyo tubiteke ari byo dusangira. nyuma yo kubiteka nafatanyije nawe se kubihaha. Twese tutabira. Run. Ugiye kumwandagira mba nguteje abantu cy'umwadani Sona rinzi kuguye buriya sheri nawe ujye unkorera utuntu bano mu minsi mike cyangwa gusohokana ahantu nabonye bateka koko kangurira ikirere bateka ikintu kumwe ahubwo mbaza ngo ni iki bateka igikoma ari yaho akoshye ubutumye ngusuzugura cyapfa urantuzugura bigeza ukuri bite no kuna kiba gitogotanye sheri ndashaka kuzajya namwe nacyo tuzagisangira nanzenguruka ndipine noneho ngiye ndipine imbere yacu ko munzenguruka I am right too much. bivuze ngo Gase sha suramo ayo magambo nyine wavuga suramo ayo magambo. aya imvuga wanje
ariko ayo mamini n'inwa bitesha ongera suvuga amagambo wongera uvuga nyine ibyo wavuga abangaba baturutse he amva kana reka mbivuge kugira ngo bime bano bahungu bafushye ndashaka usohoka na sheri wanje ahantu nabonye bateka bashize tukazaba ubuyi bakareka kuza kutuzenga baby ndashaka kugira ngo nonge nemeze bano bantu gaho mbwira wa munyina gute urashaka iki ariko reba banza wireba ubwawe nyine banza wireba ubwawe reba uno mukobwa muri kumwe umuhungu cyangwa oya banza umurere neza oya banza ureba mbona afite byose akuri sheri baradushaka hiki izi ni injiji zana muri kwameze kose ko ari uwanje n'uwanyu akundi uraryo cyane ntabwo ariko reba gatari ako reba kano ka reba uyu mwana ushaka kumutera sida koko ariko uri ikigoryi uri amaganga y'ihene uri amaminwa uri umuzihuri iki oya ubu nkoroza ubwo ngubu oya ndamabere ya nyoko ako reka mbanze nkubwire umuntu nkawe w'umwana urifata ugateta umuntu ungana gutya koko reba ukuntu reba ikibuno afite reba w'amaguru ufite reba agahanga wagira ngo n'amabya y'ingurube ariko uransekeje gukuntu ungana ufite isura imeze nk'iyifuku ariko ufite umunwa muremure nk'umununi ntagukubita coco uvuze ngo ni iki sura amagambo harya ngo uvuze ngo iki ese oya nase nkambaye kuteri mwese muri iki kumuga wanje ko mura burimo muramuka nawe hasi vuba gishyira hacyo gicucu sheri hangana n'ubundi mutwe tuntu twari turimo burya ko tunda wanda nadukunda batone wanda nadukunda kabisa hanyuma nyine mwabanje kutubona mugira ngo nyine turi ibicucu twebwe ariko ngo babanje ngo kudusuzugura ariko no kubasuzugura ngiye rwose umva sheri nyibona tuno tuntu rwose bafite ngiye ngo nadufite ubusiko n'inshuti zanjye ko nanungu kigifite umutwe munini ubundi ubu ntabwo tubashumvara ndavuze ngo amafaranga yose mufite amute mushyira ahangaha amafaranga dufite ngo nta mafaranga mufite mu kanya n'urya isasu amafaranga arayibuka hahiye koko ngo nta mafaranga ngo ntaki ayo dufite ungana utya nta mafaranga ufite mbonyemo banki pole ndekeye umugabo ko sasa ndekeye umugabo rwose umugabo ye ntacyo hahiye koko undi harimo icyaha uko numva ngo harimo amata tanga vuba oya kafe kubahasha kubaha kuramo nawe izo bahe bazansanga ahantu gato y'amazi gusa kidogo ngaho inzira yakuzanye vuba inzira yakuzanye hanyuma se shaki icyo tukimaze kira kinini ntabwo umuntu yagikoresha kaka tumuka ugende genda upfa urwanda kiraguruka kwa ngo kirya imvaruganda abo bantu barimo kwambura abantu bari tugende mbabereke nanjye baranyambuye baratwara tubenge kubabereka tubenge kuba tugende nyereke uriya muntu ugutwaye ibikapu biriya bikapu byo gutwara nubwo ushatse kuvuga iki nshatse kukubwira ko ibi ngibi biri ahangaha ari ibyanjye ushaka urumva intambara tutarwanye twazirwana ahangaha sha nge nambara ndetse nakora intambara nawe wowe none wakora iki ari nge nawe nje wasanye hano undi mu kazi nakuzanye ntabwo ari nge wakuzanye ikindi kandi nubwo waba ntawazanye undi twese turi mu kazi sha twese turi mu kazi ariko tugomba guhuriza hamwe ibyo wibyo biri he ibi ngibi biri abatwaye se ni ibyaha ndetse ibi wabizanye twese aho ngaho ibi ngibi akaka shobora bitwara nkanda ariko sha ibi ni byo bisambiza ingiye zisa gutya
aba bantu basa nk'abatarakoze ikosi zimwe zite zijya hasi chini ya zanyibye nizo zantwari igikapu mvuye guhaha dore ngiki mwese hasi ni kwaso ko twabihoresha mukagira ngo turi bicucu turasa muyobozi ko twabihoresha mukagira ngo turi bicucu hano basivili ni biba bakajije n'imbunda siko mutakoze ikosi mwe murabeshya abaturage kandi iki cyabyumva ari uko isasu kigeze mu tuvuga urabizi warabitoye hahiye koko ubizi ute ko iyi ngiki ari igikiniro mujepe fata ingegero zizi ndakura ibyo ni bikumva mutubabarire basi mutubabare no kugira tuze ugize mu kirasi ibyo bipupe nazishize hasi bashyire mu bababarire nakutuzongera kwiba hano ikosi ry'umunsi umwe mwe mwakoze muratera muraza n'itera ngiki ngiki ukuri gikanura wabwira amenye igikapu cyane mujepe batunga God, we promise mwese babibye mwese buri wese akubita habo kubita abanyoko Kigali Power Link amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe hari ayo mu ruganiriro ayo mu byumba mu gikoni no mu busitani icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siyeje iri noir na lavabo zisobanutse uguze byinshi kandi turamutwaza ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House telefone ni 0791 24 00 23